buriya photographe baragowe byatari ukuntu abantu banegosiye aba photographe ntabwo bajya bashyiramo imiyaga. Hari umushuti wanjye bahamagaye yitwa Gift ngo batubwiye ngo uzi gufotora ati ndabizi byatari ngo rero ngo dufite ikiriyo atuca ngahe tingiye biroroshye ni 100,000 kwa kurumva mwagize ibyago ndabakaturiye umva dukaturire kuko n'uwapfuye n'uruhinja ayo mafaranga ntagara nyine usanga nawe ko photographe nabo bagomba kwikosora iyo ufashe machine y'umufotographe kagira gutya usanga hano harimo ngo event muri convention umurambo Kagugu ubukwe Kimironko uyu murambo w'Ikagugu wageze muri machine gute ariko nimba ari amafoto atabatera stress na ibiriyo kugira ngo n'umuntu agushyiraho stress ngo kutampaye amafoto bafite n'ukuntu iyo bafotoye ubukwe burimo abakobwa beza umukobwa mwiza akamubwira ngo ndashaka ya foto ahita avuga ngo ya foto y'amakwe menshi nguze kumfasha kuyahitamo yuze ubwenge ujyayo birangira amazi iminsi 3 uri kumubwira ati se ko tutarayageraho machine yemeze guta photographe niyo mpamvu ugibona mujya mubona bapfa gukora amakwe bayahoramo bahora mu makwe kabisa tugiye kwakira umunyarwenya witwa Admin Seka wo muri Gens yitwa Admin ni na admin wa group y'aba Gens ntago ari izina ryaje gutyo kwa kundi usanga muri quartier ni mugira abantu bitwa ba captains babanyonzi byo bene Kanombe nta bibayo capitaine uri kamanda tuyikanombe mukomera amashi ariko izina ntago ajya rivuga risiga ku gasaraba ko ashobora guhagarikwa n'umuntu akumva ngo ngiye nitwa Kamanda agasanga ni Kamanda wari umuhagaritse. Hari abantu bagira confidence muzi ukuntu coach Gael agenda. Coach Gael ashobora kugenda buriya reka nkwereke abakene dufite ukuntu tugenda nabi. Hari umuntu ugenda ukabona nyine ntago afite ahajya ari marigenda yagera n'ahantu ukabona ise yigira gutya coach Gael abeze gutya guta no sinzi kamera ihori mugenda inyuma ukajya kubona ngo coach Gael quick question akuriya umuntu afite ikihe kibazo uriya mutipu wari umubaza ibibazo ubundi nta kibazo afite ubundi Gael wazamufashije uriya muntu ba ikibazo naje gusanga ntago ari bira bibazo baza coach Gael noneho sinzi icyo bamubajije ngo umuntu ukunda kugura indaya yita igisubiza oya nako Bruce Melody ahita agisubiza mukomerere amashya bakwaferi kugira ngo mvuge iki kintu ntago bakigira filime muri televiziyo muri salo uzi imbere yabaga arimo aragucunga ameze gutya harimo Vandame akadatereka machine kagukomanga ngo reba uriya mugere ufite gahunda umukarita yase umukwaferi ngo reba uriya mugere ngo none ngo ntora uriya mukobwa akahita posing uriya mukobwa uri buka filime ya Nyarinya uyu ntago muzi man abo kwaferi ubateye imbere aho kwaferi bateye imbere byatari ku buryo nyine nta turangaza usigaye usangamo indirimbo za country music kugira ngo bitewe n'abakiriya kameme ntago najya muri salo irimo wakwitonza ukaramba we kubera iyo mpamvu rero mumfasha twakire Bertin ladies and gentlemen put your hands together for Bertin. Yeah bien longtemps game bien longtemps fame bien longtemps money bien longtemps names, but you could still the same. Some things never change. Here's a tip: show me your friend, or show your future. I see them come and go. I see them sell their souls. You know, one breath pick, baby. Let's keep it low. Always put you up on no petty soul. Miser is your company, baby. Those are the hoes. Yeah. DJ. Sakonga akosa simuriye show. Umuntu ashatse ntiyagera kuri gare y'Inyanza akamanuka akigira Mayange mu Bugesera. Bon. Buriya rero mu Bugesera baturanye ni Burundi. Ariko i Burundi nkuko ejo bundi VIP umwe witwa Bruce Melody yabivuze ibintu byaho byose ni binini. Ibaze ibintu byose by'i Burundi ni binini n'indagara ni nini. Ariko Abarundi n'Abanyarwanda bameze nk'abantu bahanganye. Utigute uko nyine ubivuze mu Kirundi iyo urwanya n'umuntu iyo mu Kinyarwanda iyo urwanya n'umuntu ukamutsinda bavuga ngo uramunesheje ariko mu Kirundi bavuga ngo iki uramunyaye ngo nje ntuzunyare ndakunyara
urumva kimwe ni ibikomeye, ikindi ni ibyoroshye. Hari ubwo mbabeshyeye mu Kinyarwanda umuntu turanesheje, nakunesha wowe ntago wankubita. Mu Kirundi nakunyara. Nuko nkuko babimeze. Ikindi nagiye i Burundi nsanga nta privacy iba muri Afrika, haba i Burundi, haba muri Kenya, haba muri Nigeria. Muri Kenya uburi kugenda mu muhanda ukumva umuntu arahamagaye, allo oui, hano hari ga telefone mbonye nk'iyi ngiyi ya ndinde ufite telefone, nta numwe ngaho nk'iyi ngiyi iri aha ngaha, hano mfite telefone ifite na pochette, ndabona ifite n'akantu kaga screen protector, ni iPhone 14 Pro. Noneho wareba ugasanga telefone bari kuvuga niyo ufite, agahita abaza umuntu kuri telefone ngo urayigura se nyizane ko kano gatipa ari akadage one, ugatangira kugira ubwoba. Hari umuhanzi wo mu Rwanda wagiyeyo bamubwiye ngo zana ku byo ufite, aranga, bahita bamutera ku. Barangije kumutera ku, ataje yabahimbiye indirimbo ngo twanyuze mu bimene by'amacupa none ngo tuzanyura ku ipamba. Noneho muri Nigeria uburi kumwe n'umwana muri bus, cya gihe just you are moving, hatagira ikintu kikubone ugaha umwana akagame ngo bari gukina wenda temporary cyangwa ikindi. Noneho wamuhereza ari gukina, ukabona undi muntu uri ku ruhande na mukuru arimo arareba muri game, akantu kose akoza arakarebye. Kwa kundi muri temporary umuntu azamuka yakwikubita hasi, ugahita wumva ngo give me, it is my turn. We dufitanye gahunda, umwana arimo arakina game, undi agahita ngo nanjye mpereza, urishwe umpereza nanjye nkine. None hi Burundi ho rero uri muri bis, wenda uri kuri Instagram cyangwa kuri Twitter, uri murareba kwa kundi ba scrolling down udufoto, ukagera kuri foto iriho umukobwa, agahita kubwira uwo uri inyuma yawe utaruzi kari no kukureba ngo duzaho gatoyi ndabe, ngo uyu sasa na wa mwigeme wo mu Kamenge, ngo uyu n'uwiwanje, ndabona atari uwiwanje, sorry mwihangana. Agatabaza uwundi w'inyuma, ngere bagayemwe ujya siyo bari wa wundi wiwawe bariko baramuraba muri telefone. Nabonye andi bumuntu nibuka iyo ari gushwana na Rusine yanze kumuguriza 2, aramubwira ngo andi nguriza nka 2 aho ngaho, amafaranga arahari ariko dufite ikindi kintu dushobora kuyakoresha utari ibyo ngibyo byo kugura inzoga. Oya mpereza aho ngaho ndaza kuza kuyagusubiza. Bakaba barashwanya. Noneho Rusine agezemo andi bumuntu 13,000 byose babinywereye inzoga. Iyo bari muri studio abari gukomakoma, ariko ifate neza nk'umuntu uri muri studio, dukomeze bagakomeza. Noneho andi yize ibintu bijyanye n'amafarumasi n'imiti n'ibindi, ariko nahise nibuka story. Umunsi umwe hari umuntu wigeze kunsiga kuri boutique ye, ndamucururiza bigenda neza, ahita ati uzazo uncururize kuri farumasi. Ndangije ndagenda, urabona muri biriya bya covid abantu bakarabaga intoki, umupasteri aza kugura imiti bashobora gushyira mu mazi, noneho kugira ngo abakristo banywa amazi bari ku rusengero igihe bagize inyota, ntibaze batazarwara infection cyangwa izindi nzoka zituruze ku mazi. Ndangije umwana mwiza nshaka ahantu handitse imiti y'amazi, ndayibura. Ndangije mbona bya binini bitera akanyabugabo. Ibinini bitera akanyabugabo bagenda babishyira mu kigega cyo ku rusengero. Umuntu wese wanyweye kuri ibyo binini, umuntu wese wanyweye kuri ayo mazi, byaragenze bigenda nabi. Ukajya ukabona diakoni na pasteri baravuga ngo mwe muririmba turaje. Nyuma y'umwaka umwe urusengero rwikubye kabiri, abakristo baba babaye benshi. Murakoze cyane. Nitwa Yves Bertin. Wenga wongera inyana ubwatsi